niko sheri agatekerezo utekazo nari impfuye neza dore ikiyedi mu gitondo saa 6 nimugoroba umva ihene zari zigiye kunyica nikora amahene y'abafundi Oyo ubwenge kabe ubundi wabikuye he naje kuryama ndatekereza reba bateka mutwe barokore bari cy'iby'ubuntu yebo reka nanjye nje muri bo dusengera abantu batanga amafaranga dusengera abantu amafaranga yinjira uherutse kubona kiragiye giherutse gutura 500 dore abantu batura umva iyi ni business kabisa ariko iyi business siko nta n'imisoro isaba abantu imisoro se leta irayizi nukwikorera baba asanga ari abaje gusenga bro nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana mwiriwe neza mugeze pastor ikaze mu rugo rw'Imana ni karibu twabafasha guhimbaza oya ni mubanze mwari musanze ni karibu muhagarariye batagira imyuka mibi turuka inyuma mwese naryase nta myuka mibi nta myuka mibi Hallelujah ntayo mukigera ahangaha ngo nyibazo bikemuka wari ufite ikibazo cy'ibihumbi 100 wari ufite ideni rikuzengereje wari umaze imyaka 2 ugenda wihishahisha ukatakata ngo batagufata ngo bagufunge ariko ukigera ahangaha birakemutse amina hagataho nawe mbonye uri manager w'uruganda haleluya nkubonye uri mu ruganda urimo gukata abakozi bose bagupfukamira bavuga ati boss mwiza harakabaho wowe haleluya hagataho rero muhawe ikaze mu rugo rw'Imana ubundi ukigera hano ikibazo ufite cyose kiba cyakemutse rero yugeze hano ikibusabwa ni kimwe ni ukwizera kumva ko icyifuzo cyawe kirakemuka ibyo bihagije pastor mbabarira mwuka wera ari kumpata cyane arambwiye ngo wa mwana we mwijuru gukirije mu nda hajya hakurya cyangwa ndabeshye ndavangiwe haleluya mwana yo mwijuru arambwiye ngo gukirije mu nda ajya harwara ibihumbi 100 byari biguhangayikishije wa mwana we ariko Imana yo mwijuru irambwiye ngo yakira amafaranga ibihumbi 100 no kuri kw'Imana rwose Mana urakoze ukiva ahangaha amen hagati aho rero muratugendereye mufite ibyifuzo bitandukanye uyu ni wo mwanya ngo mutambutse ibyifuzo byanyu nacyo reka duhere kuri wowe icyifuzo cyawe kigeze ku Uwiteka icyo usabwa ni kimwe ni ukwizera haleluya Yesu arakiza kwizera kandi mukihana ibyaha mukezwa mukihana ibyaha mu mitima yanyu cyane rwose mwarangije kwihana twarashoje mwaje mwihana twaje twabikoze twatuje pastor ntaguciye mu ijambo buri umuntu aturuka mu rugo yamaze kuzura agakiza amina abo ni b'Imana ishaka yego yakijijwe yumva agomba kwegerana n'Imana akaza mukamufasha kwegerana n'Imana uko harya ngo mwasizwe amavuta umva Imana yadusize amavuta ukigera mu rugo rwacu ngiye ku pasteur na mama pasteur ibibazo byawe tuba twabibonye nuko tureka ngo bande utambutse icyifuzo cyawe naho ubundi tuba twabonye ibintu byinshi bikemuka haleluya Imana ishimwe kuba ngeze aha hantu no mugenzi wanjye geze ahangaha yari yambwiye ati hari ahantu basengera ibyifuzo bigacamo atumaranye ikibazo cy'ideni barenda kukwica ariko ngo no mwereka ahantu ugenda bagusengere ariko Imana ishimwe kuba mageze nkaba ibisubizo byanjye rwose icyifuzo nifite ni ikibihumbi 100 nge niyo nashakaga yonyine mwishyura rira deni ubwo rero Imana igiye kuyamba Imana ishimwe rwose nicyo cyifuzo nifite cyonyine urava hagikemutse haleluya Mana igitangaza amina urusengero ukomeze urutize imbaraga rusengere n'abandi bantu bose bafite ibibazo baze bakizwe uyu mupasteri ni umupasteri kazi ubaho umugisha kuko nabo basengera abantu bakabona mu izina rya Yesu ikunda basaba amina wowe icyifuzo cyawe ni iki icyifuzo cyanjye mama pasteri nanje gusengera miliyoni 20 kuko mfite inganda ariko ndashaka kuzagura kugira ngo nibicemo nzagaruke gushima
kandi nshimira itorero kandi ngashimira n'iyo neza Imana izaba yarangiriye. Nari mfite icyifuzo cya 2020 ariko mugenzi wanjye numvishije mugenzi wanjye afite icyifuzo cy'ideni amaranye imyaka 2 y'ibihumbi 100 ariko mu izina rya Yesu ravano gikemutse. Okay, ariko nungusa agatekerezo pastor. Aha. Uyu nguyu ibihumbi 100 ndagira ngo bimuhe kashi. Haleluya! Haleluya! Mana yacu Haleluya! Ukigera hano ibibazo birakemuka. Haleluya! Wabyumvise? Ikibazo cyawe ngo cyakemutse. Cyakemutse. Hasigaye icyawe. Numvishije umwuka nzamutsemo. Urambwa ati ndavuga nti reka muhereze ibihumbi 100. Agenda akemura icyo kibazo. Ahubwo kugira ngo twihutishe ibyo bintu. Ibihumbi 100 bimuhereze agende dusigare dusengera wowe wenyine tukwegereza Imana tuguhuze n'Imana ibyo bintu ushaka byose igende bitunganye mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Ariko hagatongo mbere yuko uyohereza imbere y'Imana icya 10 abari ingenzi muhe 90 10 risigare ry'icya 10 kubera ko aramutse ajyanye yose yaba ari mu mwaku. Haleluya. Pastor ndashaka ibihumbi 100 byuzuye. Ibihumbi 100 bijyanye ukabita. Oya pastor reka tubyoroshye. Ibyo bihumbi 10 ndaza kubigushyiriraho. Haleluya. Ibihumbi 10. Mubire nimero. Nimero y'umutungo. Ndayifite ntacyo. Mwazanye muraziranye bitunganye. Network. Oya biraza. Wow. You have received your money. Yes. Noneho reka maze nje kwishyura korode naririye inyama. Reka maze ngeyo. Haleluya. Maze nyishyure. Turatuvugana we. Sawa. Hanyuma pastor reka tumwegereza aho ngaho tumukikize. Oya hagara tumukikize. Tumusengera imyuka mibi aho turuka hose tuyitangire. Pastor ndagira ngo nyibanze ngire ikintu mvuga impamvu uri umugabo muhaye ibihumbi 100. Kwaro kugira ngo adakomeza gutinza no kongera ibyifuzo ku Mana. Haleluya. Ngiye muhaririya 100. Atwara umwanya w'ubusa. Haleluya. Muhaririya 100 kugira ngo adatwara umwanya w'ubusa. Imana ikaza kuza kutumva icyifuzo cyanjye kubera ko yasabaga ibihumbi 100. Ngiye ndi gusengera 20 agasengera ibihumbi 100. Ibihumbi 100 ndabimuhaye kugira ngo Imana ibashe kumva. Nubundi Imana inyura muri jewe, inyura muri wowe, inyura muri mugenzi wawe, ikunyuzemo nyine. Umva wa musore we. Bitewe tugiye gusenga Imana yo mwijuru. Mama pastor. Nawe gukemurira iki? Mama pastor. Bitewe n'umutima mwiza mbonye afite, Imana irambwiye ngo ikibazo cye kirakemutse. Ubu tugiye kumwegereza Imana tumusengere ubundi ibintu byose bitungane nkuko abyifuza. Reka twifate neza twubahe Imana ubundi dutambutse icyifuzo cyacu. Kadusenge. Okay. Data wa twese uri mu gihugu. Uwiteka Mana yacu. Turagushimiye cyane kunyuze muri uyu muvandimwe. Tukweretse uyu mugaragu wawe. Uje utugana. Nyakubahwa uyu mugaragu. Afite ikibazo arababaye. Ashaka 20,000,000. Kandi Mana warivugiye ngo unimba mwemera ko kwisi hari amafaranga kandi abayakora akaba ari we hubarema kuki weho wabura ayo mafaranga. Vungura muri menshi ufite ikibazo cye ugikemure. Ufite menshi turabizi. N'utuvungu Mwami tugushimiye ko utajya utekereza abagusaba tukubwira bikeya ugasubiza byinshi n'ubundi tujya kubivuga wabyumvishe kubera ko uratuzi kuruta uko twiyizi watumye tukiri insoro mu nda z'ababyeyi bacu. Rero Mwami haleluya. Amen. Mbonye Imana yohereza amafaranga ibihumbi n'ibihumbi byinshi miliyoni zirenga 20. Wasabye miliyoni 20 iguhaye miliyoni 40. Tera haleluya shana ariko. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Urabona ko byibura igitekerezo cyanjye kigiza agaciro. Nabona gura umuntu ugutange ufite ikibazo cy'ibihumbi 100 ari buze gutinza amasengesho bitamo kuyamuha kugira ngo Imana nyine yumve icyanjye mbere. Nukuvuga ngo murakoze kunsengera nanjye reka ngendere nkomeze nsenge wenda mu minsi imbere birabitungana cyane. Ariko hagatombera yuko ugenda
bura ku Mana, Imana iba ishaka ngo uture kimwe mu 10 amaturo y'ishimwe no kuba uriho rega n'ishimwe. Haleluya. No kuba ndiho n'ishimwe. Uramutse wenda utuye nk'aka miliyoni, urumva miliyoni 40 igiye kuguha. Imana yati byihutisha avuga ko ubutije imbaraga abakozi b'Imana. Haleluya. Natwe rega turasigara tugusengera. Mubwire kode, mubwire kode. Cyakuvuyemo. Ngombe nsiza ngahe? Akamiliyoni. Akamiliyoni. Akamiliyoni nta kibazo. Siga akamiliyoni kamwe kugira ngo mu nsengere mbe nabona miliyoni 200. Ibyo ngibyo 40. Oya byo ngibyo ni miliyoni 200. Oya na miliyari yayiguha. Imana ifite amafaranga menshi cyane. Yego. Okay. Reka ma pastor muhe kode, muhe kode. Mugira kode. Dufite kode ntago tuba dushaka ko banakata abantu. Mo pastor rero amafaranga araje kandi ukuri mukomeze mu nsengeremo, ariko nanone ikindi gihe ningaruka ngasanga ari abantu bafite twifuzo nyine duciriritse, nzajya nza ntanga amafaranga ngewe w'ikifuzo nyine kibyibushye kugira ngo Imana ibashe kunyumva. Ibyifuzo bihe byinshi hari igihe Imana ibyibagira. Erega na Bibiliya iravuga gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Inzira wayibonye wayobora n'abandi bafite ibyifuzo. Oya ndabayobora nta kibazo pastor. Bakazano bigakira. Ndabayobora. Cyara pastor. Turakize. Miliyoni. Mu minota 20. Koreye miliyoni. Ariko business ni iki? Bravo pastor na pastor. Bravo. Hallelujah. Yesu ni mwiza. Makuru ni. Ni karibu. Ni karibu. Oya ni mwicare mugubwe neza. Karibu. Hallelujah. Ngabo wanje ncara nawe. Twarahagaze. Hallelujah. Amina. Mbona ngana. Umeze ute mukozi w'Imana? Neza. Ubonye ufite ibibazo. Ariko shima Imana kuko ugeze ahangaha. Hallelujah. Ubundi ukigirano byose biba byakemutse. Amena. Hallelujah. Amena. Hallelujah. Ubu nari njanga mfite ikibazo. Ndashaka mu nsengere mbona urubyaro. Nari nabibonye. Umaze imyaka 10 ushatse umugabo. Mwaragerageje ariko urubyaro rwarabuze. Ariko kuki shitani uri umugome? Taka shitani mu izina rya Yesu turamutsinze. Dutsinze nyabingi zose zizitira abana. Dutsinze buri kimwe cyose gituma udaheka. Hallelujah. Imana yo mwijuru irambwiye ngo hari imyuka mibi baguterereje ituma udasama. Uwo muzimu natsindwe mu izina rya Yesu. Gusenga ikavaho mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Ugasaminda ukabyara. Nawe ugaheka. Byara ugaheka nk'abantu. Nawe ukarera. Ejo buri nawe ukazashyingira. Bajya ngo ntakikunanira. Fasha uyu mubyeyi nawe abashe kuba yabona urubyaro. Taka shitani twirukane muzimu wese utuma atabyara. Twirukane byose. Bituma abura urubyaro. Amashyi menshi cyane mbonye urubyaro. Mbonye uhetse w'umukobwa. Mbonye ubyara impanga. Amashyi menshi cyane ku Mana. Tera haleluya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Oh hallelujah. Amen. Amen. Ubundi ukigera hano ibibazo byawe biba byakemutse. Gusa urabizi imbere y'Imana uba ugomba kwitwaza amaturo na kimwe mu 10 kugira ngo Imana ibashe kuba yaguha umugisha kuko kimwe mu 10 ufite ni kimwe ukuramo. Imana iba yaraguhaye nawe uba ugomba guha abakozi bayo. Amina. Mama pasteur wamuha kode agatanga kimwe mu 10 akanatura ubundi akagenda agaheka hungu na kobwa. Amen. Icya 10 ntabwo ari ikibazo papa pasiteri ariko ndashaka ko mwashyizwe amavuta mukawera turiho ubu ndabyaye kwirukanya umuzimu wese wo gushidikanya utuma umubyeyi ashidikanya. Haleluya. Turayirukana uwo mudayimoni utuma ushidikanya. Kubona gishidikanya ni ikibazo. ubu ndabyaye Nyuma y'amezi 9 uraheka impanga.
iri joro bagutera inda irarara yinjigira ijoro umuzimu Haleluya. tudatwita twamwirukanye amen haleluya amen amen izina rya Yesu mama pasite muhe kode 14 tuba dufite n'izindi randevu 14 14 28 14 haleluya reka nyashyireho kuri kode ntacyo murakoze kandi Yesu ukomeze usenge unizere imbere y'Imana byose birashoboka kwizera kurarema Imana ibahe umugisha haleluya mubitira narakubwiye ngo turakiza do amezi abiri ni menshi twaba karibu haleluya amen amen haleluya Mugabo wanjye amen ahora ariko se mwebwe muzahora mu Amen, by'amadini nta kandi haleluya. kazi muzagira karicara hano ikaze mu rugo rwasizwe amavuta kigera hano ubundi ikibazo cyose ufite kiba cyakemutse hano turasenga inyatsi zikagenda ariko se reka mbaze wa pasiteri haleluya ubundi muzahora muri ibi by'urusengero nta kandi kazi muzagira ko kadutunze akangaka ariko se aka karadutunze aka niko muzahoramo Imana yacu iradutunze ndagusengera shitani gutera uwo mutima mubi igende uvemo urushaka kudusenya twebwe twiyemeje gukorera Imana ubuzima bwacu bwose iyi Imana ubuzima niyo yabuduhaye ni neza abo twambura nibona igihe kigeze ni iki gituma ushidikanya Imana ishobora byose Imana no nifite gukora byose mujye mukora ibi ngibi N'ubundi byo kwiga turakora. muvuga ngo pasiteri ngo mama Twari pasiteri twaza kugusaba ako kazi kanyu mukavemo mukore n'ibindi mukora ibintu by'ubutubuzi shitani ariko shitani ariko reka agira nawe nigendere nibwo utatera mu nigendere. muntu akaza kubwira abakozi b'Imana gutya ushobora kuba baratutunze baba batuvumbuye kweli ko nta muntu adushidikanyagaho nawe uca amafaranga menshi nta kuntu batadushidikanyaho ugomba guca menshi ubwo umuntu yaza ari kuvuga ko afite amamiliyoni afite ingano ukamuca 100,000 reka ni uguhagurukira muri miliyoni uriya mugabo twaciye miliyoni twamuciye ngo mbizi macyaho ko biriya twamusengeye atazabibona ari imitwe ariko se nagaruka tuzamukira nawe mbonye uriya mukobwa ari kudushidikanyaho aho baba baratuvumbuye umva agatekerezo iyi karitsiye tivemo tuyimukemo twajya mu yindi tukayifatisha niho aha tukabasengera tuzasigamo umupangayi twasigamo umupangayi wako dutinze uje gushima Imana nizere ko washubijwe karibu ma ariko nawe uhise unyicaraho ko none se Amakuzi. ku Mana byose birashoboka ariko mwari mumeze neza pasiteri ya ibintu byano byose haba ari amavuta ase kudashima Imana se kudatera ngo haleluya ntabwo urasubizwa kudatera haleluya mwuka wagashizemo nako karimo karapfa nagapfu kigendera wowe ukoresha ibihano umwijima gusa ubundi waranapfuye pasiteri reka nkubwire ni gute naje ngatanga 500 by'ituro watanze miliyoni natanze miliyoni yego wowe wumva ko wowe Imana yaranakwemeye kabisa ubikurikira Imana yaranakwemeye wowe utanga neza rwose ko natanze 500 byanjye mu mbone miliyoni 200 hanyuma miliyoni 200 miliyoni 20 ariko umva naho ngaho nizere ko tegereza Imana izayagwiza toka urategereza ndavuze ngo iby'Imana urategereza menye ko birya barambije abarambiwe bagiye umva iby'Imana uricara ukarambye ugategereza okay none reka ndambye none twebwe twarasenze iby'Imana birya barangije abarambiwe bagiye tegereza wasanga isezerano ryawe genda gusohoka cyangwa akeneye andi masengesho reka tumusengere twumvikane pasiteri iyo mikino tuyireke nimba iby'Imana bibona barambije nanjye reka ndambye hejuru noneho nimara kurambya ubwo ndahita mbibona ntabwo ari uko kurambya ugategereza isaha genda utegereze kandi utegereze usenga wasanga waragiye ukicara nta kwibutsa Imana ahubwo umva dushobora kuzamura isengesho ryo kwibutsa icyifuzo reka kureba gutyo pasiteri arasenga ntabwo ari wowe wagomba kuguha ushobora gusanga icyifuzo cye cyarasinziriye ushobora kuzamura isengesho kazamurwamo umusumari wa 16 we ntukantukire umugabo okay none ubu ngubu si byo muzanye kandi imbere yagiye mu nzu yawe kumwibora cyane n'ingegera pasiteri baba batuvumbuye ubwe ngo duhunge
ndagarutse uvuye ese ubundi ese mu nzu yacu uvuye gukora mwiki kinyabupfura kwinjira mu nzu y'abantu ntimunsakurize ariko ntuzambwiye ko mu cyumba uzamutse gusa ndakomeye reka ingegera wabona ibyangombwa by'ubutaka byanjye bimwambure pasi bimwambure ndabimuhaye batumvikane wowe genda ujye kurega icara aho wicaye isura nanyicaza ariko se ubundi ko ari kuri sheri uri wanjye umugore we yicaye ikibazo genda ujye kurega umva twumvikane uratinyuka ubundi abantu bishyize mwabaye ubutaka bwacu umuntu aba yakoroheye nawe ibintu ugashaka kubigira intambara ubundi ufite ikibazo cy'uburyo twinjira mu nzu uko wiboneye twakwikuraho ubukirisitu sheri duhamagare polisi ubundi se mwaba abakristo ryari dusengera abantu bagakira wowe mukristo umva gabanyijwe Genda umugore wanjye wo witonde ni umukirisitu ni ubukristo nabushyira hasi n'amaraso akameneka ibyo bijaba nabica ibyangombwa by'ubutaka bijaba nako intoki nazica azibika kure siko ushaka kudusubiza kuyisuka abantu b'iki gihe babaye bati ariko se pasiteri ako se wa mugabo w'inkumi we reka mbabaze tuganire none mwabuze ikindi kintu mukora ku buryo mwaza kwirirwa mubeshya abantu hano akundisha reka mubwire iyo woroheye abantu nabo baragusuzugura uje mu rugo rwacu ntituzi aho waturutse none utangiye kuza udutesha umutwe winjiye mu nzu ubundi tuwamenya asize ibiki mu nzu hariya okay ntacyo abase bavuga abantu ariko mama pasiteri tuvugishwe oya mama pasiteri iki oya twumvikane nimba umuntu azamuye aha pasiteri ijwi nawe urarizamura nyumva twumvikane oya mama pasiteri je n'ai pas utangiye kuvuga ibifaransa kuko ntabyumva nanjye mwari byumvikana nanjye je suis frigo dans les commandes charge je suis trois dans les commandes umva nimba uvuga igifaransa uzajya mu Bufaransa hano ni mu Rwanda okay mama pasiteri reka tuvugishe ukuri nyiranyo niri hariya nanjye ndagitwaye ako se mama pasiteri undi kujya utafashe ngo ukomeze uruzi ko ari umutungo wacu bajyanye ubuse turabahe si imitwe yawe andi narabikubwiye imitwe imitwe ntabwo ari imitwe iki ntabwo ari wazanye igitekerezo ngo dutuburire abantu ubundi se ko wari urambiwe harya ikiyedi ko nakoreraga 3,000 mu kiyedi akawunga kakaboneka icumbi rikaboneka ubundi byari bigutwaye tuzakoresha zya miliyoni ngaho ndebera ubu si umugabane bamaye ubu si ugiye uwo bagwaye wanyu si wawuririye si washize nta kundi ubwo nyine tubaye ibirara none se turabahe nimba inzu igiye